ariko mwana muri minsi twarakubiswe pe ngira muri murabibona abantu ntabwo bakinyura hano ruguru ngaho hari umushinga wacu ugiye gupfa mwana bishobora kuba biri kugenda bizimye nuse ko twavuye mu cyaro tukaza mu mujyi tuje gushaka amafaranga bikadutanga tugatangira gutwara amashakoshi y'abantu nuse ubu ngubu ureba nuse ko wamukiriye mukuru yasaze nakadoka ikiroso se nuse ikiroso gikoresha usema akaroso ugakoresha ubwo nyine no gukoresha mu mutwe agashingi none ako gukote ndo namuko yenge telefone akora muswera nyirango nawe aba yasinze munsi y'umusego ni wayarire munsi y'umusego gutya naragiye none se mano we handi wakuye yiki handi twibye bwa mbere uko yibye nose ubona muri iyi minsi nimagaze kuri cyane cyaje wacu ndo ndafungura ngonye nganafunga ikiri pesi wawe ubundi tige no kuri chat iruma ibyo nahimo ndareba ibintu perezida wa Uganda yavuze nimugoro yaratanga nibisaza gusigaye funga nganafungura abakire babayeho neza mwana hajya bana uruba mumaze Kagame wa Uganda hajya we bafite nana kamubwire ngewe nguma no gusubira mu cyaro ibintu ndabona naje none se mwana bijoro turarira iki subundi dufite iki mwana sha none turabo dutera ariko kamwere reka duhindura inzira y'uruguru hano n'abantu bagicamo ntabwo aragatipe mwana gafite baga barase ni mo laptop irakaye itsinda nagaso nanango ya ejye Dayila limoni parankui Dayila limoni parankui Dayila limoni parankui limoni parankui narimbo kutureba Bega kubaho neza yiwi harimo n'icyatandatu none surandiritse harimo n'icyahimbwe hasi kode twariye muhungu kode twariye tubanze tugisake neza umva n'imyenda yose twitwaye none se bro reka harimo ducyatandatu ate kita limoni parankui ntabwo nsubira mu cyaro none se bro reba twanga gisake neza
Sakene ni baga. Cyabi kahera ko Ni baga twitwara. nayo ntabwo kansiga baraduhamo 15. Kigiye baye mwana. Cyako turayabona. Umwana ndabona hano hari abantu bari kubara. So buzi byabo kiri manu baga. Birimo birashege. Ibi byonyine. Nyango firahu. Nyango firahu. Mwama byiwo mwama hera. Boxanya John boxanya naguza kwa gatandatu ngo mugiye kwitwara. Akishina yimbwa. Mwana muranagarutse se. Batuko wabariye. None urashaka no kugira ibintu by'ubwenge hano wa. Yego man turi bara abantu. Hemo n'ibindi. Limone parankwi. Biri ko ni chara daga. Kamaze ngite biri ko. Twongeye twari. Akaba nima kitwa 15. Akora musitera abanye. Turakajyana matimba mu isoko matimba. Dori kote daga. Isoko baradura amanga yemo. Sha iri 15 ma. Iri nango nari gurisha ikote. Akuzama mo dese la. Ese se wo mwatanga umufuka kure manga. Ese naguze ngo nagwema 2 zonyine. Akungenda ibintu bitangiye kuryo. Nakugira mirana. Mirana arimo arashama abantu. Hano no hari kujyamo abantu benshi man. Kamwereka byo kunya ducyo. Mukanye turareba mu ndimi ntabwo twamuburamo. Wallahi kumuhamagara. Aramuhamagara. Limone parankwi. Yubona natuje nge ubona noneho ndi umuntu woroshye. Turabigenza gutera. Noneho byatuzikamba. Ese ubushonje nkanjye. Ikote wananyimyeho wati poroporo. Ese mwimo wacu bworyo uyu ngofero watwaye uzika ari yawe. Cyangwa ibintu byose wambaye uzika ari wowe wabiguze. Warabiguze. Wavuye mu cyaro utambaye busasa. Wavuye mu cyaro utambaye busasa. None urambaye dora agashati shauri guhindura buri munsi. Dora gasaha nani isoni gusa. Ngenda nashonje gusa. Nani isoni ngiye mvumo. None se mwana imihanda urabona gute hanga kuri mukeye none muri ibi sameze neza ari wane usibye ko nyine tutahabona umuntu duhinda tujye kuri kaburimbo ya misi ishize mwana bari batwishe byagiye kigabo man kigabo ye byara nakanduraga yari gisazi wanje cyari kitwishe bye byaracanze kuntu cyagize hano cyagize arayifu twari turi mu irigara ryacu hari cyara dukurikiranye cyara dukurikiranye akora ukuntu usigaye ryoshye akubara shango n'ubugome bari baguze ndaryoshye ndagasmana zakura buri kanambare ugatuye kanambare uretse nambare yo gato birete biwaniza wacu wabona ngo nize ele warwagiwe se urumva ngenda tugurana nubone ngiye ntabwo zi telefone rero dagati bambwiye ko ngiye gutaryo wacu reka yumfotore ayibonye Limone parankwi. wayo wadezo bo hakindi ndireka niko nibisazi ako mani kamwereke urumva umbaze ejo bundi navuganye n'umurugo iwacu baramamagaye banje barambwiye ati rero mwana wacu areba tugeze mu zabukuru ngo wagiye kuwo twakuze base twazikura umunsi umwe tukajyana iwacu mu cyaro njye ntago mu cyaro nabyiteye navuye nje gushaka amafaranga mu mujyi ibazo nsubiyeyo inzoga zaranyishe wibaba ni hatari umeze nabi nimereye nk'ikinuze nk'igihera usundika ngo baze mwana mu cyaro bakabona twavuye twiriya nkubwira cyangwa gusubira mu cyaro nkamara amasaha 2 nanga kugafeje imana twavuye mu cyaro mubwiye ati nubwo tugiye mu mujyi ntuzigere mu itabi ntuzigere mu inzoga none nicyo kintu cya mbere usigaye wiyahuza none kutanyumva mwana kutanyumva muvanye kutanyumva sura jya bigenze yesi je nabaho
Njye nabaho ni man. Saba nta kibazo. Yewe nta kibazo. Reka tuzajyane mu cyaro tujye no gusura ababyeyi mwana. Ya. Nari bimana. Akiri byo kwigira umuniga wa byanze mwana byo bigaba. Sibyo se kari ibyagaje. Uje ubona utebana. Mbona. Mwana. Ni bari atari. Nta kibazo. Bari Ya, sinzi ukuntu turarara tumeze. Umunsi none n'ayandi twabagamo batwiruka. Bose urasoma mwana. Urasoma mwana. Ni goma noneho twongeye twariyeho. Uriya ni ibaga mbona se? Yesu we Imana yadukuriye. Noneho ndamwica none. Zana niyo ngofero w'umwambaro. Ako ka kicucu ugikora cyane. Ni misali. Yababonye amafaranga we. Ahubwo bazi umubare w'ibanga. Na password. Nubwo na password inzi. Hari faro umushito wanyu uzi guhakinga amamashini n'amatelefoni. Akayitufuna mu. Bonye ari umunani. Ni bumbu umunani. Ele limoni parankwi. Uyu munsi cyo mwaranyibye. Ako uyu munsi.